igice cya 27 dutangiye kuri navuga ati iyi mbobo y'ingegera wangegeraho ni gute utinyuka ukajya gusambana n'umukozi aravuga ati ariko ibyo ntago twebuze ko uri gusambana ahubwo ibi byo nari kwiyumvisha neza uyu ni mama wa Nazi we ntago ajya yumvisha ibintu byose Nazi yaba arimo aba yumva ari opose yiwe aravuga ati umva murabona ibintu uyu mukobwa nyari gukomeza gukora ese wambwiza ukuri wa cyana mama ibyo ndi kukubwira nibyo narakunze uriya mukobwa namukunze anti warabyumva bari kuvuga ati vugisha ukuri dore anti wa Angela ngabyumve baramubwira ati koko se nibyo uyu mugore nawe mukanyera amaze kwikanga aravuga ati mwana wanjye ndakuzi narakwibyariye iyo uri mu rukundo nzi reaction zawe aravuga ati ariko si ibingibi ni biki ati umva ibi ntago ari byo akakanya bikene mu kwizera ibyo binyoma bari kwabwira uyu yajya kugira ngo ajye kuvuga ati afite umuntu akunda bakamuza ati reka ariko uyu mukecuru sinzi impamvu yikanzemo turabisobanukirwa hano harimo amabanga agiye kumeneka ndetse ibigiye kubera hakuri no nagaterera nsamba uretse muraje murebe uyu muze aravuga ati ibingibi ntago nabyumva ati nkuko muri kubireba natwe byaducanze bose umuryango byabacanze wiravuga ati basi reka dufate umwanzuro twikomeza gutuka abana uyiravuga ati mwivuga ngo ni ugutuka abana abangaba abana se ati wabona uyu mwana ari kuri pressure ko yateye umukobwa inda nkuko kera ngo byigiraga ngo biyo ngo umukobwa akagusura ngagakwama ndabasuje mwe mwakwamye mukamurwubatse rugakomera Yesu Kristo abubakire ni numwe y'Imana yakomeza kuvuga ati umva ngiye binago ndi kubyumva koko wa mwana uri seriye koko ntago ari pressure y'inda woshora ko aramuteye aravuga ati oya ngiye nuko mukunda ibyo byinda muri kuzana nago mbiza ati nyine tubwire tumenye nimba ari inda nabwo tumenye ukuntu twakemura ikibazo aravuga ati ariko wa mwana we hari ibyo uri gukomeza kuduhisha abandi batereka reka nyamara ntacyo mwigomeza gukekera umwana kandi nta kibi yakoze abandi bagakomeza kubyumva bakabitega amatwi ariko uyu mugore ukabona byamucanze ni wa wundi uturuka kwa bande kwa ba Atif wa wundi uturuka kwa bazigi mukobwa wa Zigi nawe wa gatatu nuko yakomeza kuvuga ati byari byo nteye gusobanukirwa batwereka kuri no barabwo ari gushwana bavuga ati wabona babakundana koko kumba umukobwa roho yibereye ari mu bituza bya Burahamu hamwe twabaryamishije agahita yiberwa yaje sambira avuga ngo ngumva ngo nyine ngo ngende gutangura bizi ngo ukuntu ngo mu rugo ngo agataha sambira izindi zijoro ako mwakobwa mwe muri inkunguzi uyu aravuga ati umeze neza aravuga ati marangi ntabwo nanzi ko ndi mu bituza bya aravuga ati wari wasinzire mu bituza byanjye ati kandi wahaririye ndetse bigaragara ko akababaro wafite ko kari kugenda kagabanuka iyo myenda mukomeze muyigure mugura abana banyu bakobwa mwambariye ama boyfriend meza original ibaze kuvuga ngo turagukunda ngutinda kudagasobanura bitari wagura naga crop top hano sha k'ibihumbi 3 ngo nanjye nararushye nuko rero kadukomeze kandi bikakugeraho noneho yahita akomeza aravuga ati okay ngiye nyine ibingibi bikomeje kuncanga ese ngiye nzabigenza gute ko niko natsigaye hagati nta mahitamo mfite ujya ku rubuga rwitwa nkubashop.com nuko atangira kubuka ariko ugati no sante azabifata gute ariko nanone itagarura hagati mayuka anti wa musore kumbwira ati none se wayifatiye uzana urabona ko atari bogare ura mugungu wamwishinzaho mukareba ko mwakundana cyangwa umushakira umuhungu yibuka ariko umusubiza ati oya uzana ameze nk'umusaza wanjye twarakuranye uyu mugore icyo gihe aramusubije ati nazi we se ntiyakuranye na Metine bagiye kubana wakwishinza kuri uriya muhungu Ozani ahita byumva nubwo ari guhangayika ngo anti ngo nabyumva baraza kumugira nabi ariko yibuka ko anti we yigeze kuzajyamo amwoshya ngo najya kwishinza kuri uriya muhungu aravuga ati umva ngiye wende bya anti wanjye nshobora kubika varinga by'iminsi mikeya none se reka nkubaze Kadiri bizakomeza kugenda bitaraga ati ugira ikibazo kuri Adiri ukuri Kadiri aravuga ati yarigari ibi byose niyo mpamvu nabikoze nkemerera Ozani atozana mwemera icyo utozana impamvu namwemereye ko ajyi wanyu ajyi wacu kwa banazi akajya kuvuga ko agukunda ni wacu akankemera kabibabwira ibi byose imiryango ikabigiye guterana ati ibi byose mfite impamvu nabyemeye umukobwa ikomeza kumucanga ati impamvu wabyemeye ati yego rwose ati kukuriya kuza mu gukora bizatworohera uyu mukobwa ariko ukabona ikure mu bitekerezo uyu mukobwa ukuna n'igicucu nk'indaye uyu mukobwa umva ukuntu arakagurya nk'indaye uyu mukobwa uri kumwoshya ngo ntakore ubukwe we yifite umugabo uyifite umugore ari mu rugo rwe nta kibazo uyu we do ari mu ari yabaye inkunguzi ari kurira bya nyirabeshwa byatona ariko sore umusige mukunda bubatse nabo batanga amafaranga bazi kugabura bazi kumenya ngo ukwezi kw'inzu kwageze akabyumva apana kagango kamwe ngo ndakumva ngo nyine ngihangane urabyumva gute kandi ukiba kwa nyoko wa musore we ngo arabyumva gute nuko uyu ngo ahita akomeza aravuga ati ngiye ariko bikomeje kumbera umutwaro aravuga ati ngiye nzagushigikira uko byameze ko ariko kose nuko muri iyi nzu aho bicaye nuko uyu mukobwa akomeza kuvuga ati ariko nanone ati ibi bishobora kuzangira ingaruka mu muryango wacu baraza kumfata gute ati ibyo nibiki by'uruko ngo baragufata gute aravuga ati ndahangayitse nyine ko bashobora kumfata dore mama wa Mete ngahita binjirana uko bari kuganira muri sala aravuga ati muri mubiki bahita bikanga barisha nka kumwe twabafatiraga kera mu tugori no mu dushimbo iwacu tuvuga ngo ni ibishimbo no mu bishimbo by'abaturanyi aravuga ati muri mubiki ahita babona bomba aravuga ati umva ko muri inzu niko nta muntu uri muri inzu
abandi bagiye baravuga ati abandi bagiye kwa baziki. Ahita asaba uyu mukobwa ati nimba abandi bagiye waje ukamfasha tukaba tugiye guteka. Akakarabyemera ati rwose nta kibazo, si umukwiye ku isi byamenyereye n'ubundi ko ntabirenze. Nuko uyasigara yitegereza umuhungu ariko ukabona ko harimo akantu uburyo yari kumureba, akaba ati disi mwana wanjye, ukabona harimo akantu ariko nyine kubera ko yigira ikibazo cyo mu mutwe cyangwa se ko afite ihungabana ntabwo ayimindingaho cyane nyine. Don't give a damn. Bahita twereka ku ruhande uyu nguyu ari kuvuga ati umva reka mbabwire rero ati ibi ngibi byose biri kubera muri uyu muryango bigaragare ko ari uburangare bwacu. Ubundi reka nkubwira musore we kuki ibi byose bijya kuba uriya mukobwa agasabwa ati ibi byose wowe byabagure bahe. Ese ubundi nimba koko umukobwa mukundana kuki mwari mugiye gutorokana ntimuze ngo mubitubwire. Umusore ati nuko nafite ubwo bwo ko nabibabwira, urumva sinenda bahera ko byari ibibazo bikomeye cyane. Rero nanjye kubera nabuze amahitamo niyo mpamvu ngiye kumucikisha mu kwisobanura gucya abandi nyina agakomeza ko ati ngiye ntabwo ndi kubyemera. Uyu mukobwa tugiye kumufata mupime, uyu yajya kwinjira mu kiganiro cya ba nyirabuja na basebuja bakambwira ati subira inyuma, ariko umukobwa tugiye kumujyana kwa muganga tumupime kandi atwite. Ndagira ukurikire wumve ati ariko Angela ntabwo yaba atwite. Uyu aravuga ati reka tukujyane kwa muganga dupime, reka tujyane uranjira kwa muganga mumuhamagare tumujyane kwa muganga dupime kandi atwite. Wabona ariyo pressure iri kugutera wowe wacyana we uhita umfasha ku mugore ubu ryabyimbye ryakuze. Nuko uyu aravuga ati mama ariko nuko mutajya munsobanukirwa. Uyu aravuga ati rero ibi ngibi ntabwo twakomeza guterana amagambo gucya. Bahita baza uyu musaza ari we zigi barambwira ati none se bizagenda bite. Kadiri nagerageza kuza kudutera kuri amunga ameze nk'umusazi. Aravuga ati ikibazo cya Kadiri cyo ntaga kakanya ari cyo guhangayikishwa nacyo, umuhangayikishwe n'icyo mwana wanyu. Icya Kadiri ndaza kugitaho. Aravuga ati ariko icya Kadiri nacyo kirakomeye. Umuze aravuga ati oya ibya Kadiri bikomereye nkamwe ngenda za kukitaho. Aravuga turaza kukitaho. Kadiri ubushize ntiyari yabwanutse yaje hakunino wari urihe uko bari baduteye. Ugira avuga ati umva ibyo byose ngiye ntago ndi kubyemera. Atifa ahita asaba ubwo Atifu ninde ni muzehe cyangwa se sogokuru wa Nazi. Ahita asaba Ozani ko baza bakavugana. Aravuga ati Ozani wenda shaka ngo uze tuvugane. Nuko Ozani akomeza kwiraza Nyanza ariko uyu nguyu umusaza agiye kugenda avuga ati ngwino tugenda. Avuga ati papa ndi mukuru bihagije na hano ndi mu muryango ngiyewe ndatayira igihe nshakiye. Aravuga ati ariko sha nsigaye mvugana namwe mukamvuguruza. Abandi bumva nyine umusaza cyafite ka kantu ko nyine ko gutegeka yagakanira cyane. Ahita abwira umwana ati umva rero nkubwire mwana wanjye nimba koko uzakena igihe cyose uzakena ubufasha bwanjye uzampamagare nzaba mpari. Atifa ari hakunira avuga ati mvuye Uzana nkuko nimbikubwiye mu kanya ndashaka ngo uze tuganire kuki ibintu bimaze kurengera maze kuba ibindi bintu nyine ndabona ibintu ntabizi. Nuko akabwira uyu nguyu ati ariko namwe muri cyo guhata umwana ibibazo byinshi cyane muri kumwana yisobanukirwa. Aba bahita baza mu gikoni baravuga ati ariko ibintu ntabwo bisobanukiwe. Ati umuginga uwo karaga kobwa kamaze kwambakana impeta na Kadiri none ngo gafite undi muntu gakunda. Ariko uyu mukozi wo mu rugo ukuntu kera bajyaga baganira birabice nawe babwiye ibyo bintu nawe yasobanuriye. Akabwira ati ngiye mfite umuntu nkunda ariko uwo muntu nkunda agiye kwambikana impeta cyangwa se agiye kuba engaged cyangwa se agiye gushakwa cyangwa se arasaba. Nuko aravuga ati none se ati hari undi muntu mwese mwaba muzi. Ati nanjye nibona arinzi. Abikomeza kwacanga mu gikoni anti waragenda ariko ubona ko atarwiyambitse. Uyasigara ko navuga ati ibi bintu koko se niko bimeze. Aravuga ati umva ajya gukubura mu cyumba ruguririye. Bahita twereka ko nino ahise afata umuhini ayimini telefone ahita kompoza nimero. Anti warahamagara uyu anti we bamwita haramu. Haramu ubundi barabita haramu apana haramu y'icyaha. Haramu y'icyaha bazi icyarabu ntago ari kuri atwe twandika mu cyarabu haramu y'icyaha. Ngira ngo murabibona abantu twize icyarabu. Harega ngiye hose mba ndi mu bakristo mpita nkubwira imirongo ya Bibiliya muri Korani nkabikubwira ariko sindi umusilamu sindi umukristo ndi umwemera mana. Bira bintu naje kubona ari ukubafera ari ibintu byo kuza ngo ngumva ejo ndari idini ubura rizaza ngo twemera ko Reya yagiye mu ijoro adapfuye ngo ibyo tubiha agaciro ngo ubwo Imana se urukumva urukundo yamukunze hahita yaza n'irindi dini rishingiye kuri Eliya. Ibyo bintu rero nabaje kubona ari scam kubera inyungu zanjye nundi yabikoreye ibyo bintu. Uyatangira ko ati karaga kobwa gatangiye kuncanga cyane ariko Imana ijya avuga ngo mugire amatsina gongi mugomba kuba murimo mujye muterana muhugurane mu by'Imana kandi baravuga ngo abari babiri Imana irabasanga niyo mwaba muri babiri ubwo mwaba muri babiri n'abari igihumbi abo ngabo bombi ku Mana baba bameze kimwe mwimba muri guhugurana. Bira bintu byo kujyariya ngurango yasutse ngo karakambaye mini bira bintu ni miniti kubabazanyemo kugira ngo ibatandukanye babone uko azajya babiya amafaranga yanyu ni scam bababwiye. Ibyo bintu se by'amamini kera byabagaho haraho byanditswe. Uyahita amagara nde ahita amagara nyirakuru wande amagara nyirakuru wanje aravuga ati umva yewe afife we nkene ko twahura tukavugana. Ati tukavugana ibiki ati ntago ari byo kuri telefone ati wamwimbwira ati duhure handi ho dusanzwe duhurira tugafatira icyayi iyi nkuru nkene ko nayo kubwira byihutirwa.
none uyu mukecuru ahita avuga ati none se basi urukunyumva cyangwa matwereka kuri no uyu nguyu yari kuza kuri no bari guteka aramubwira ati umva buretse nze ngufashe ati oya waretse nkagufasha umukecuru avuga ati oya utu tuntu ubundi nakundaga kudutekera mate akiri muto ati umwana wanjye mate utu tuntu twamukoraga ku mutima nuko bari kuganira uyu mukecuru amureba aramubwira ati ariko se reka nkubaze nta kibazo wowe ufite kuri wowe aravuga ati ntacyo uyu mukobwa aravuga ati none se mwana wanjye ko mbona ahita amubaza ati koko se by'ukuri mate uramukunda bya nyabyo aka karikanga kanjira karavuga ati ngo ati nyine mbwira umwana wanjye uramukunda aravuga ati ngibyo uri kubera ntago mbizi ati njye na mate ntago dukundana ati konjya mbabona umwana wanjye nzi ko uko ameze ndetse mwembi ndabazi nzi ko mukundana wa mugore twita umusazi niyo magambo ari kuvuga ndetse akomeza no kubaza ati se kuko ukinjye utangita umusazi aravuga ati nukubera ko mbona utari umusazi aravuga ati hatari ko se iby'umuhungu wanjye ati nukuri ntago dukunda ati batwereka kuno uyu nguyu yaratashye bavuye muri rwa rugo rwo kwa ba atifu uyaza kunino bya bindi byo bajya bagenda nakomeza kuyiprotokora yisiga nuko aravuga ati ariko reka nkubaza ati kubera iki ubundi ibi byose mwagize intambara umugore wazijya itazaravuga ati hey reka mbasetse rero Angela tukamupima ati ibyo ni biki kandi mutangiye kuvuga ngo ibyangela tukamupima tugarekera aha kunino bahita bagaruka muri iki cyumba ntago bari bataha baracyari kwa banazi bahita bavuga ati umva njye ntago ndi kubyumva kwanza impamvu bari abantu bakerewe kuki ubundi bakerewe bakaguma mu cyumba ese yarandiye masaha ya nyayo biravuga ati ariko ntago ndi kubyumva aravuga ati njye ngomba kujya gupima uriya mwana aravuga ati wihatiriza ibintu nyine wabona atari kwemeza uko turi kwibona wenda bashobora kuba banakundana uyu mugore ati reka ntago bakundana ati uyu ahita amubwira bati wowe byose wamenye iby'abana gute kutigeze ubyara ibyo wamenya gute ngo umenye amarangamutima y'umwana uyu mutate yarongera mureba aramubwira ati ariko njye ntago dukundana tata akamureba ati uzabeshya inka Nyabugogo nuko arangije aramubwira ati yego nanjye bwari mwe mu buzima bwanjye byigeze kumbaho ubwo buzima ubayemo wa mukobwa ati nibiki byakubayo amubwira ko yigeze kugira umukunzi wiwe ndetse ngo ubwo bari bashaka kubana papa we uramuzeho twabonye umurakariza igi yashatse kubyitambikamo uyu mugore ahitamo kwishingira umukobwa aramubaza ati none se ko mwishingiye byarangiye bite wumva amagambo ari kuvuga ariko kari kuvuga amagambo na mate byose ari kubyumva uko yaje kumviriza mu gikoni aravuga ati mbwira iyo nkuru yaje kurangira bite rero byagenze bite ati rero njye uwo muntu ndi kukubwira nakundanaga nande nakunda ati ni se wa mate ibintu byanjye nawe ntago byarangiye neza hari igihe umutima wawe n'ibikomere byawe ubihisha kugira ngo urengere inyungu z'ukunda ariko se byibuze abo twitangira mu buzima niko bashaka ko tubitangira uyu mukobwa aravuga ati ntago ndi kumva icyo ushaka kumbwira bakomeza bakata ibitunguru bakata ibyo bakora bategura za ingredients zabo nuko ati basi mbwira iyo nkuru byagenze bite bahita batwerekana none uyu mugore ari kwirubuka mbere akiri agakobwa yambara mini yambara mpime runaka ngo ni mpime ngo Kristo sha niko abakobwa basiga babyita ngo kwambara nako ngo pasura ujya gusa nkaho urukwerekana ngo kubera ngo abakristo babyanga ngo no guhima Kristo none bitatuzana kuno ku ruhande uyu nguye yaje kuno ku ruhande aravuga ati ngwino arakano ngiye kukujyana mate yarakira umwana muri ya myaka mate yajyaga za kwa banazi aravuga ati mama we ungenye kumva ku ishuri araza arakomanga cyane ahita asanga umugore w'inshuti ye asanga umugore w'inshuti aravuga ati umva buretse gato uri hano nawe ahita yinjira mu rugo ruri kuri uru rugo bigaragara ko uyu mugore karuzi neza cyane araza ari guhamagara azahamagara izina ry'umugabo we azanye n'umwana aramuhamagara mubura ariko bahita twereka muri iki cyumba icyumba bagezemo basanga umugabo ari kwitunganya ari kwambara neza cyane aravuga ati urabona ibintu wakoze naje kubyereka umwana wawe kugira nakura ibi mate mbibutsa ari kubyumva uko bari kubwira kare gakobwa kanjera ati ibi byose ariko ibintu ubugoryi nimuzabikore ati naje kubyereka umwana wanjye ndi kugira ngo mwereke ko yicarubuzo ukomeza kunkura abagore ari ukuntu bakabya kandi ngo ntabyadanje ngo kunci inyuma ngo niyicarubuzo nago muzi ibyo muvuga mwebwe mujye musubira mu mateka mubaze aravuga ati nendi kugira ngo ibi byose mbyere ku mwana wanjye atazigera hakana yicarubuzo wankoreye aho wajya gwa unci inyuma ukaza kuryamana n'abandi bagore azamenye ko ari cyo ngiye nawe twapfuye ntacyo nakwimye ntacyo utamburanye atariko ibintu ngo byari ngombwa ngo bizane mu mwana aravuga ati umwana byari ngombwa bagomba kubibona akabona ko ise ari indaya aravuga ati basi reka tuvugane ndakunyinze reka tuvugane shiri wanjye oya ibyanjye nawe birangira kuri no aravuga ati basire ku mwana ati oya uyu mwana nubwanye mubonye ntuzongera kumubona ahita kuri umwana akaboko ariko umwana na nyina aramukurura uyihita mushikanuza aramutwara umugabo asigara imbokoboko ese papa mate byagenze bitaravuga ati rero ibyo nakubwiraga abo twitangira bo ntago biba bisone ko buri gihe babiteguye ko batwitangira nibyo bintu nashakaga kuba nakubwira ese basi ubu ngubu uri kubyumva aravuga ati nsa nk'uri kubyumva basi ko biri
turacyari kuri YouTube channel yitwa ABEELO Films. Mwebwe icyo musabwa nukanda subscribe mukagutugura n'imyenda kuri website yitwa nkubashop.com. Nuko uyahita batwereka ku ruhande ibaze ya shati nziza mujya kugura ibihumbi 9 bingahe, uyigura hari ibihumbi 4. Bazipantaro nziza cyane. Ariko ay'abakobwa yo mwe tuzababwiye. Namwe ibiciro byanyu birahari ariko namwe murahenda cyane mugacirikanwa karekana. Iyo nkusubije kadukomeza hakurinda dore nk'ibi myenda uyu nguyu yambaye murabona kuva hasi kugera hejuru. Kuva hasi kugera hejuru uramugura yambaye iby'umutuku murabibona kuva hasi kugera hejuru ku bihumbi 10 turabiguhereza. Ubwo arazahita uvuga ngo nzamubwira ngo 6 hakumbye mvuga mu bundi muri hakurino ugeravuga ati umva reka mbabwire rero ati nyamara aba bana barakundanye nuko mutari kubyumva. Aravuga ati ariko twabigusobanira nuko utari kubyumva ni gute umurundi umuntu utarigeze ubyaramenya agaciro kamaranga mutima y'umwana uyakomeza kumva uyu mugabo ukomeza kumva abagore bagiye muri za menitiku zabo. Aravuga ati umva ngiye ngomba gufata uramukobwa Angela nkajya kumupimisha. Ibaza ari imiryango tuziranye burundi ngo uyu muryango wabitaga ibwami ubundi ngo umuryango ngiye ufite amafaranga menshi ntago ubukitwa umuryango uba witwa ubwami runaka. Nkuko kuri aka gace no kangaburira ubu ni ubwami bwanjye. Namwe muri abayoboke babwo. Nuko uyaravuga ati ibaze indi miryango ko bazahora bavuga hari abo yari imiryango myinshi bari biteguye kudereza ibikomangoma akazi byabo. None ni gute uyu muginga dusebye akajya gushakana n'umukobwa w'umukozi mu rugo? Ibi ngibi ntago twabyemera ntago twabyihanganira. Nuko uyu akomeza kuvuga ati koko se niko yemeza. Aravuga ati rwose niko yemeze ariko nanone hari ikindi kintu nshaka ko narenza. Ati ni igiki? Ati cyo nshaka ko narenza ibintu ndabona bigoranye cyane birasabwa izindi ngufu. Aravuga ati izihe ngufu? Ati izi ngufu turakoresha ni ukujya gupima mukobwa nta kindi. Ubwo niwe mwanzuro uyahise avuga ati ariko nanone ati ibi byose kiri kubyica. Umva ijambo gusa rikomeye mu mwanga nsubiza inyuma. Ati ikintu kiri kwica byose nakimenya. Ati niki ikiri kubyica nuko ntigeze mena amabanga. Niyo mpamvu ibintu byose biri kuba. Iyo se ngo narihanganye aya mabanga nyashira hanze cyangwa se amabanga ndayamena ibi byose nako byakabaye kwa biri kuba. Uyu mugore Francine afite aya mabanga aba baratashye sasa ngaho katurure sibwo batashye sibwo bageze muri urugo. Uyu naze itatanyira kubagata. Aravuga ati nge ndabona rero ukuntu bimeze. Ati nubundi ntago tuzemera kuri abajya kumupima. Uyu aravuga ati buretse gato kandi tuvuye iri ari byo bamaze kwemera mu muryango w'iwanyu. Tuvuye mu muryango w'iwanyu bemeye ko bagiye gupima Angela itagira ngo barampima iki. Nuko uyu mugore wa Zigi wa muzehe Zigi wa undaje gusazura. Aravuga ati none se ntago twabyizeho nyuma y'urukundo ufitanye n'ura musore mari kwa ngo mbese n'urukundo ngo cyangwa n'inda yagutera. Aravuga ati ngiye nta muntu wanteye inda ariko. Aravuga ati none ko bemeye mu nama ko bagiye kugupima itegure bagiye kukujyana kwa muganga tayari ugiye gupima. Aravuga ati ariko si ibi byose wakuwareka kwitambika ibintu byose. Nuko uyu aravuga ati ariko reka tuvugishe ukuri reka abantu bajye bamenya ukuri tumenye nimba ari urukundo. Aravuga ati ariko Angela ko twabonaga uri umukobwa ucecetse koko iyo ndayinjiye ite babandi uvuga ngo baratuje ngo itakomeza ku Rwanda. Avuga ati nge ntago nabyumva ntago iby'urukumbwire ntago nabyemera. Aravuga ati ako kanya meta itaza. Aravuga ati nibiki uko ndi kumva muri ngo ntago arabyemera nibiki. Aravuga ati ntago amenya amakuru uyu mukobwa agiye kumufata mujyane kwa muganga bagiye kumupima barebe ko nta ndafite kadatwite. Uyu aravuga ati niko babyemeje. Ati yego rwose mama Hozani ndetse na papa wiwe ibyo babyemeje umuryango wabo ngo nicyo kintu cyaza kohereza amahoro. Nuko uyu nguyu aravuga ati ibyo ngibyo ntago biraza kuba ntago turabyemera. Ati kubera iki? N'uyu meta aravuga ati ntago nakwemera ko bajya kumupima kuko nyine bahita basanga nyine nta pressure umuhungu ariho ariko nyine gutya bapfa gukeka ati wabona wenda bihari. Muravuga ati ibyo ngibyo kubera ko tutarabyemera nta kundi ntago tugiye ngiye. Meta ari mu rusaku baramubwira ati ngwino sogokuru wawe aragushaka. Hari wese amagara meti cyakegera cyaramamagaye abana basokanze bahita twereka Hozani nanone ari kumwe na muzehe Atifu sekuru wa Nazi. Aravuga ati buretse ibyo se kutabimbwiye ni gute nge nayo twizeranaga wowe uri hanze ukambwira ngo sogokuru nyoreza amafaranga nkagukanda akanyenyerisha ariko ni gute utibi byose utigeze ubimbwira hari icyo wigeze umburana. Aravuga ati sogokuru nayo natekereje ko mushobora kuba mwambwira nabi none si kucyo agiye kubwira muzehe Zigi umvishe yarafite no kubabwiye muzehe Zigi nyine. Aravuga ati impamvu nanze kubwira ntahise mbikubwira nkavuga reka manze mbibwire Zigi nuko nanze kubona mama mutongana kandi mama ndamwubaha nawe urabizi ko nkuba nanze ko mutongana rero umva ngo kibeshye haka abahungu babaye imbwa njya mbibona ko ariyo gasana. Sha abakobwa sinzongera kubarenganya ngo mwakoze inama sha mukore niya kabiri pe ibihungu byabaye ibibwa byirwe bimukira abakobwa nanjye ubwo nimba narabahemukiye ubwo ndi umwe muri zo ariko nge nzi ko ibyo bintu ntago mbijyamo. N'ubyo abakobwa bajya mbwira ngo rwose nkavuga ati mfite umukunzi niko biba bigomba kugenda.
noneho ku ruhande uyahita avuga ati none se sogoko ati urumva ibyo nabutekereje atari byo dore n'ubu ngubu utangiye kuntuka aravuga ati basi se uramukobwa uramukunda ati ndamukunda n'umutima wanjye wose none se ibyo urukundo byanyu byagenze bite aravuga ati ibyo rero iyo nkuru niteguye kuyikubwira uyu muzehe yitse imitima nawe yitse imitima nk'umuntu witeguye kumva iyo nkuru aravuga ati rero ndagira ngo twicare njye nawe tuganire umbwire izo nkuru zanyu zatangiye bite bahita batwereka uyu nguyu yagiye ku ruhande kugana n'uyu nguyu aravuga ati umva ntabwo ndemera ko barabagenga bajya kugupima ubundi ni gute ubundi badufatira umwanzuro ndabirwanya uyiravuga ati wari kutse ubundi ibyo byagiye kugera ku byinda bimeze bite naze itamubwira ati byageze kunda kuko bavugaga ngo uriya muhungu ntabwo mwakundana kuko uri umukozi wo mu rugo naho uzi agaciro kawe buriya naza rukuna ajya museserezamo mu bwenge ati niyo mpamvu nyine bahise bavuga ati agaciro kawe nk'umukozi wo mu rugo ntabwo uriya muhungu yari kugukunda aravuga ati none ubwo biraza kugenda bite aravuga ati barageza kugupima inda bavuze gupima inda yibuka wa musa atanga ubusugi bwe akabyemeza ati ibi ngibi uyu mwanzuro ikizavamo nzakirengera nta kintu nzigera nkubaza ntangaru nzagutera uwo munsi atanga ubusugi bwe nawe arabyibuka agira ubwoba naza akamubwira ati ufite ikibazo se koko cyo kuba bagupima wera ati uyu ariko ntabwo nshaka ko mumpima ntabwo mbishaka aravuga ati ariko kadiri igeze gutera inda cyangwa kadiri yagutera niyo mpamvu ukwanga kwagupima wera ati ye ugize ngo ukera ati njye ntabwo murapima uyu agaseseme gahita gatangira rero kuzajya kazamuka uko ari kugenda akana ati njye ntabwo mwampima kuko nta nda mfite ati none se nimba nta nda ufite nyine ufite ubwoba bw'iki reka bajye kugupima barasanga nta nda ufite bahita bamenya ko mukundana by'ukuri katari pressure wenda iriho uyu mukobwa agaseseme uko ari kugana n'uyu agaseseme kakazamuka ntabwo tubizi kandi koko ibaze bamupimye bagasanga afite inda ubwo banahita binjira bakaba bati ariko wamuga nimba afite inda ubwo nta kibazo uriya musore ahita avuga ati ko tutaryamanye agahita ashaka ko barakoresha ibizamini bya DNA cyangwa se ADN akavuga ati none mumpime DNA turebe se w'umwana nindi basanze aruriya twese tuzi mate byaba ari ikibazo uyu nguyu akomeza gushwana ngo ati ngiyewe ntabwo ibyo nabifashe umwanzuro mu buzima bwanjye agaseseme kagakomeza kuzamuka ngaho da turashize batwereka muzehe atifu nawe ari gutangira kumbwira inkuru ati nanjye wa mwana we buriya byigeze kumbaho nashatse gushaka umukobwa nshaka iwacu barabwijyanga baravuga ngo umuntu uza ngo numukutire ngo umudozi singa zakugeza kuki marabirwa bo badoda kuri nyonganyonga bakorera 200 ngo kandi dufite ubwami ako kanya imiryango irabinjirana baravuga ati umva ariko ubundi mwifungiranye hano ya masaha yose muri mu biki ibi ntago twabyemera si ubundi rukumuganiza ikaba ati umva umwana agomba kwifatira umwanzuro aravuga ati umureke umwana wenyine afata umwanzuro aravuga ati mama nibi rero naratinye kubibabwira niyo mpamvu mwabonye cyege nayo naturutse atifa itabwira umusore ngo nasohoke asigane n'ababyeyi basigare baganira bahita twerekana none nguyu agiye kuganira na meti mbibutse bari bamuhamagaye by'umwihariko avuga ati meti rero ndashaka ko tuganira ikintu cy'ingenzi nge nawe uyu sogokuru ahita atangira kumubaza ati ese koko nta kibazo ushobora kuba ufitanye na kadiri muri iyi minsi arabwira ati oya ntacyo ntabwo ukimurakaririye cyangwa se za ntambara zanyu za hato na hato umusore ati wapize iyo ntambara zararangiye abwira ati rero hari ikintu ndi kugira nkubwire ati ese waje kumva ibi byose biri kuba waje kubyumva tego rwose naje kuba nabyumva numva ko Ozani yakunze Angela naje kumva ko Angela akunze Ozani ndavuga ati ubwo nyine ni ibyabo nyine uyu musaza aravuga ati none sura byumva gute ujya avuga ati ngiye buryo mbyumva nyine ndavuga nubwo wenda Angela afite fiance we ariko kuri ngiyewe mfite ubushobozi nago natuma Angela ashakana n'undi muntu tutazi natwa nkamuhereza natwa nkamubwira agashakana na Ozani tuzi aravuga ati yegusha nanjye nuko bimize nanjye nago natuma uyu mukobwa wacu cyangwa se uyu mukozi wacu wo mu rugo ajya gushaka kandi hano tutazi bigaragare ko uyu muzehe Zigi ari kuvamo wa mwana wo ku muhanda cyangwa se wa mwana wirwanyeho ariko njye numva bavuga ngo yirwanyeho witwa Kadiri bisa nkaho batangiye kumugambanira aravuga ati rero uyu munsi ndagira ngo ikinyapfura cyawe ubugishire ku murongo utangire witunganye kuko none yabigusabye ko ugomba gutangira kwitunganya ukambara koko nk'umuntu ugomba kujya muri business ugashingamo ibirenge bye byombi ugomba kuzansimbura waturutse mu Burayi byende kukubwira bitangira ubyitegure ubwo rero tayari ugomba gutangira gukorana n'abari abantu bo ku muhanda kuko wabonye kari kuko nanjye naturutse cyangwa se business dukora bizabwa ko dusabaga ku muhanda ukeneye abantu nk'abakadiri benshi ijana ukabagira inshuti kuruta uko bagira abanzi kugira ngo bazakubera abacakara bawe igihe cyose kandi ukabereka ko ari inyungu zabo kuri umuvandimwe wabo uya barabyumvisha aravuga ati sinshaka rero ko mwembi ko mujya gutongana mu karwana icyo ngusabye genda ujye korana na Kadiri muvugane mwumvikane ndetse akwereke aho hantu ashaka ko duhita twubaka parikingi ubwo murasa kumbwira iva mu byo mwumvikanye condition imwe nimuze kwa mwashwana aravuga atego rwose ndaza kubikora nuko uyu musore ko ntago tuzi ko biraza gukunda ariko twe tuzi ko uko bitajya bikunda uko barabombi bahuza batwereka babandi bari binjiranye muzehe atifu bahita bazana mukoze mu rugo sasa anti wa Angela uyu mugabo ahita amubwira ati
harya we niko yemuko niko sha ntago nigeze kukubaza ngo mbese Angela bura bukora bushaka ukambeshya ngarabushaka naje ni wanyu murambwira ngo urabukora bushaka none urukumva si byawuzana bije gute uyu nyina wawuzana avuga ati ariko sinabikubwiye ntago bigeze bakundana umwana wacu ntago bakundana uyu aravuga ati none se ibyo ngibyo bihuriye ati ni uko kuba wenda bavuga ngo bakundana icyo ni kimwe ahubwo guterana inda niho hari ikibazo muri iyi minsi uyu aravuga ati nge ntago nari mbizi ati bazi ko ibyawuzana imimenye umunsi cyane ko afite umuntu bari barambikanye impeta nawe yarabitwemereye ko bakundana ati ubwo nyine nisoni umugore avuga ati oya ntago bakundana yaravuga ati mutubabarire ndetse ibi byose naga aribyo nangene nariteze ati nagane n'umukobwa n'imiryango turaganira ati se ubundi nabigenza gute ko yamaze kwambikana impeta nura musore baravuga ati ntago bambikanye sorry nati nubundi byawe niko nyine yese avuga uyu mukobwa ahita baza ngo biraza kugenda bite ko wo yambikanye impeta na Kadiri mama wose navuga ati hari icyahindutse se nubundi aracyari umugore aracya fiancé baraza kubana mbega muri make nta cyaba kugira ngo Angela na Ozan ngo babane mbega araza kubyitambikamo umusasa byose arabyumva ko uyu mukazana we byose ari kujya kubyitambikamo byose barabyumvise kadukomeze rero nuko uyu mukozi baramubwira ati rero ibyo twa tugushakaho ubwo ni anti wa Angela hambwe ibyo twa tugushakaho byarangiye ariko byose na makosa mwagiye mukora muzihanara cyane avuga ati kanigire mu kazi ubundi kuki uyu inzu nsige numva nta buhungiro burimo uyu mukozi aramubwira ati twari tukubwiye ngo wigendere ataragenda undi aramuhagarika ubwo ninde ni Bergine avuga ati buretse kugenda rata dufite byinshi byo kukubaza uyu aravuga ati umva reka mbabwire ati ntimuzigere bahita batangira kununika wa mukozi ati mva tukununike tukubwire ntimuzigere rimwe mutekereza ko ibi byose ubwo biri kubangwa hari ukuntu nyine ngo bishoboka ngo yaza mwaduha umukazana turabiyamye nta mukazana wanyu ibyo umva musubiza amantuza mwisaho aravuga ati ariko ibi byose kuki muri kubyitambikamo uyu nawe arabizi ko bari abana bakundana ati rero nimba bari abana bakundana mwaritse kubyitambikamo ati umva wowe naguzi iby'aba bana byihorere aravuga ati ariko nyamara nta wamenye ati cyane ko iyo ahantu hari inkundo satani ntaba ari gutera cyane ati wenda wabona satani ari kugerageza kuba yareba iyo mizi nkunda uburyo imeze cyangwa se ari gushira ku munzane ngarebe uyagatangira kwibaza impamvu yatangiye kumuvuguruza bikamucanga cya kigori yigiza kunire gitangira guhamagara naza ati umva usikosa ko kuranyizeye ari ahubwo ari kunrwanirira mbwega uko araza kubimfashamo yambwiye nawe amateka y'urukundo ati koko sati yumva ari kumamagara ati umva ntukupe ninde ukuguhamagara ati ni mama ati ntukupe reka telefone ikomeze iraho ngaho ati nibiki se kandi bahita bumva nyine kugatumva Ozani ubu ngubu tujye kujya gufata Angela ati mubiki se mama ati tujye kujya kumufata tujye kumupima tumunyere kwa maganga tureka twite ati mama ibi nago nakubwiye ngo bivemo mama bivemo n'ubuzima bwanjye ati reka ura mukobwa wabane uri kuri pressure ko wagutwitiye nimba gutwite inda turaza kuyikuramo ariko ngo muri wa wundi bana byamini ngo ngewe ngo nyine we ngo ndagushaka ngo arakantu nshaka ko kubwira turi twembi ngo noza guhugu ababyeyi baba barisera avuga ati mwana wa icyo gikorwa kigiye kukubwira gutyo ntucyumve ababyeyi baba bariseri biravuga ati wa mwana wanjye we ndimo ndatabara ubuzima bwawe bakabuza umugore ati ariko se muzehe cyangwa se so bukwe ntiharamaze kubyanzura ko utaragenda avuga ati nge n'ubuzima bw'umwana wanjye biravuga ati mana yanjye bagiye kugupima rero abo yatangira kugira ubwoba atekereza byinshi bahita twereka kuri no Kadira ari kuri video ko aravuga ati mama reba ahantu ngiye cya kibanzane naraguze inyuma y'umujyi reba niho tugiye gushira amapariking kandi dore imyaka yari imaze ubibaze ko kino nako iki kibanza ibaze ko nakiguze miliyoni 6 kikaba kigiye kugira agaciro ka miliyoni zigera muri 200 urumva aho kitari kubye mama nakubwiye ngo nzi kubara neza dore urakureba narahirya ako kanya bona yari indi modoka ije kumuparika imbere avuga ati ubwo nyine ndaguhamagara ijwi arishize hasi aravuga ati wowe ko ari wowe uje kandi atari wowe nari ndahura nawe ati nangiye guhura na muzehe Zigi ubwo ninde nimetuje aravuga ati muzehe Zigi umunsi nago murabonana ati ninge wereje aravuga ati reka mwamagariye ambwira ukuntu arega uramugana umwunganizi wanjye tamamagara hambwe ati mwunganizi imeze bite muzehe Zigi arambwira ati umva uyu munsi nago nabashe kuboneka nahuye n'akabazo runaka ni kugakemura vugana n'uwo umusore Meti imyanzuro yanjye n'ubundi ni yarakomeza kugenderaho nta cyahindutse ko turabunganiza aravuga ati ariko njye natwe twarumvikanye ko hari njye tugiye kuza dukora ko nawe ndavuga ati none si kibazo kiriye ubwo niwe ntumye kugira ngo imyanzuro yanjye aba ariyo shira mu bikorwa nta kintu aza guhindura ku byo njye nawe twemeranyije uriya mwana ukabona ko yangayitse muzi yahita narakara ahita namukupa nyine uriya mwana ataravuga amagambo menshi ubwo nta mwana wo ku muhanda nibyo ndi kuvuga Kadiri ni umwana wo ku muhanda igura ndamubyaye mujye mubona amafoto postinga kuri YouTube se mujye mubona ntamubyaye none uyu ahita avuga ati ariko rero ibi bintu sinzi nimba biraza gukunda aravuga ati ariko se we ko ndi kumva ntameze neza ndi mu bagenda
niko kaza ati Imana iri kumpana hari ibyaha nshobora kuba narakoze. Baba mukecuru baraza barahura. Uyu mukecuru araza avuga ati umva niki wari ugiye kumbwira, niki wari ushaka kumbwira kurya utakimbwira kuri telefone. Aravuga ati uzi biri kuba nagahumanwa muko niko abitana nyine abakimubona mu wa mukobwa bakoranye ngo muko nagahumanwa. Dore abo bakobwa babiri aravuga ati se nibiki kandi. Aravuga ati mwaru rugo ibintu biri kugenda biba bibi cyane. Ati byagenze bite ukagira inkuru we ukagira Imana. Ati cyo ndi kukubwira nuko Angela agiye gushaka. Ntusi byose bizwi ko Angela agiye gushaka na Kadera. Aravuga ati ya ataje kugaragara ko Ozani ko akundana nande, ko Ozani ko akundana na Angela. Aravuga ati ugize nguki. Aravuga ati ntago bishoboka biteze. Aravuga ati birashoboka kuko bari no gukeka ko nuza yashobora kuba twita. Aravuga ati kandi nanone bukeka ari umwuzukuru wande wa Atifu. Ndagira ukurikira umva amagambo bari kuvuga. Baravuze ngo Angela ngo bari gutekereza ko agiye kuba atwite. None se nimba Angela atwite, Angela akaba umwuzukuru wa Atifu, urumva adafite icyapfana cya hafi nande na Ozani. Bivuga ko nyere ko ashobora abazi by'amasano mutubwira icyo bapfana. Ozani ni umwuzukuru wa Atifu, na Angela ni umwuzukuru wa Atifu, na Naze ni umwuzukuru wa Atifu. Kari batatu bose nimba byita sinzi ariko ni nk'ababyara wenda tugenekereje mu Kinyarwanda. Mudukosore nimba twibeshye. Uyahita avuga ati urumva ko bari abana bose badafitanye isano byandi mwe mujya murenzaho kubwirane ry'abanane ngo ngababyara ariko wabona ari n'umuco babyarana. Uyaravuga ati ntago bishoboka. Uriya mwana nawe afite uburenganzire mwe uriya muryango ntago agomba kumufata nk'umukozi, ntago yanashaka nk'umukozi ntibishoboka. Meta twereka kuno kwa muganga wari umunsi umwe byagenze bite. Uyu mugore muri kureba cyangwa se uriya mukobwa mujye muri kureba nyirakuru wa Angela yari yazanye na Zigi, muzehe Zigi sekuru wa Meti. Ariko kubwira ati ndakwinginze mwifate umwanzuro ko mwankuza minda ku gato. Mbibutse nubwo bari banze ko Afife ashakana na muze na sekuru wa Nazi. Icyo gihe nubwo bari babyanze ariko yari amaze kumutera inda bavuga ati karagakozi karakadozi gaciritse nago mwabana. Uyu byari kugenda yibuka ariko urukumbe iyo nda bahise bohereza muzehe Zigi ngaje kuyimukuzamo ku gahato. Uyu yari gutakamba ati mwinkurira minda. Aravuga ati basi nzabigira ibanga. Aravuga ati abagore ibanga ryanyu siko riba rirege. Ati mwanzuro wafashwe muganga yiteguye kujya gukuramo inda. Dore hariya jya mwibagiro jya kwiseta. Ati genda haguruka genda. Ahita muhagurutsa ngo bagende. Uwo munsi uyu mugore bagiye kumukurira minda. Wa mukobwa tujye turi kureba ni umukobwa we ageze hakuno kwibagiro arebye ibikoresho biri hariya baraza kumubagisha ibyo barakore babasosora babagira bagengesera ngo batangirizanya babye byose arabireba. Akimara kwikubita ijisho rugatoya umwana wanjye nago bamukuramo ntago naswapa nk'aba bakobwa b'i Kigali reka araza abona muganga atangiye kwambaraga abona ari gutangira gucyaza utwuma ngo kwa kundi bari gucyaza. Uzi nk'iyo bagiye abahungu bajya bambwira ngo nako katubitaruke. Uyaravuga ati umva nta mwanzuro ati umukobwa yahise atangiye kumakara ati ndange nago ndayikura. Aravuga ati nta mahitamo ufite. Aravuga ati nyamara amahitamo ndayafite. Ati basi ibi bintu nzabiceceka. Aravuga ati ndakwinginze tabara ubuzima bw'umwana wanjye bari kubinkoresha ku gahato ngenda shaka kubyaririnda. Ati ndakwinginze nta kavuyo nzateze nzabaho mu bwisho basi sinzigira nkora ikintu cyatuma bikugiraho ingaruka. Bidatinze twasize bagiye kumubaga nari gutakamba sinzi uko byagenze ariko kubera ko uyu mugore nubundi yari gutakamba avuga niki kandi bakari ko ngo numwuzukuru ngo yabyaye umwuzukuru wa runaka. Ubivuga ko umwana iki gihe yabyaye yari umwana wa Atifu wamuzehe sekuru wa Nazi. Inda ye bari bagiye kuyikuramo. Uyu muganga yumvikana n'uyu mugore kazarimira umuno munda ngo pi inda ntibayikuramo. Baravuga ati byabaye ndetse nta kibazo araza kugira. Uyu mugore muri kureba niwe akundanaga na nyirakuru wa Nazi. Numva ngo na nyirakuru na sekuru wa Nazi niwe bakundanaga ndetse inda babyaye yari y'umwana w'imfura w'umuhungu. Urumva ko kantu wa mwana apfira mu mpanuka. Sekuru wa Angela ahora avuga ati iki gikorwa cyatumye imfura yanjye ipfasha. Uwo mwana w'umuhungu ngo kuba yarapfuye ngo ni Angela yigize muri kuko yaragiye kumugura inkweto ngira murabyibuka. Ariko nanone uyu mugore nanone umwana babyaranye niwe Angela. Ubwo urukumva ko Angela umwuzukuru wande wa Atifu. Icyo gihe inda barayibabariye. Aravuga ati none biraza kugenda bite. Ibaze ko bari kuvuga ngo ngaratwite nkumva ibanga rigiye kuva mu nda yanjye rigiye kuvamo ngiye kurivuga dore ryageze hano riragaruka. Abagore bagira bikabyo ngo ryageze hano riragaruka nta na hamwe. Atumva ntago bira bintu bikwiye. Ati ntago agomba kumufata nk'umukozi. Uriya mwana afite uburenganzira nk'ubwo n'abandi busukuru ba Atifu bafite mwaro rugo. Ngiye nimba baranyenze nk'ura muryango umwana wanjye ngomba kuzamurwanira cyangwa se umwuzukuru wanjye akagira uburenganzira nk'umwuzukuru mwaro rugo. Aravuga ati yego rwose ni umwuzukuru wanjye nta nubwo ari umwuzukuru wa kira kigori. Aravuga ati ariko sinzi impamvu ukomeza kumwanga cyangwa se mba numva kumwanga. Ati uriya mugabo Atifu kuba baragiye kugukuramo inda naje gukurikirana neza nza kubona ko nta ruhari yigeze abigira mu gute rero. Aravuga
arambwira ati impamvu navuga ko ntaro yarigeze kubigiramo nubwo yashakanye no mugore babayeho batishimye kugera aho batandukaniye babayeho atishimye mbega ntibigeze yishimana. Ikindi kandi abonaga ko umutima usigaye kuriho kariweho urukundo rwe rwa mbere rw'ubuzima bwe bwose. Rero uriya mugabo kuba zigi yaraje ngo agukuzemo inda wabona atifata narabizi ko yigeze unamutera n'inda. Uravuga ati koko se ati mbibutsa ryaragiye kwimubwira bahita babinjirana agiye kumubwira amakuru baramubwira ati we wamukoze mu rugo bugiye. Aribwo uyu mugore agiye kumbiriza kumva bari kuvuga ngo karagakozi ko nako karagakobwa gacitse kaduda amakoti ntago mwabana wo turuki bwami. Ibyo yarabyimviye yaragiye kubwira atifuka mutwiti. Uravuga ati nigutambwira ko iranyamanswe kitabibizi ati birashoka ko atifata bizi ati birashoka ko ashobora ko atazi ko mwabyaranye. Aravuga ati uravugisha ukuri si akagira inkuru rero uyaravuga ati mvuko byagene ko ariko kose ngomba kurwana uburenganzira Angela akagira uburenganzira mwaro warugo. Ahubwo yaravuga ati ahubwo se ndi kwibaza Angela azashingirwa nk'iki cyangwa se nibaramuka babanye. Aravuga ati ntago nabyemera. Kandi koko uyu mukecuru no mpamvu cyagiye yigeze kumva ngo Angela yaragiye gutorokana ngo n'umwuzukuru wa Atifu. Uyu mukecuru muri kureba Afife cyangwa se sekuru wa Angela agahita ukabona aratitiye cyane wabona ari ibingibi nawe yarasuka ukuri. Ubwo tumaze kumenya ukuri ko Angela turuka mwahora muryango aho mvugira uti ni hoho. Aravuga ati umva ngendaza kure bwabaga bwose mparani uburenganzira bw'umwuzukuru wanjye nta kindi amateka harabaye ntihakabe sinatuma ibintu byongera gusubiramo. Aravuga ati none se uraza kubigenza gute urabinyuza mu zenzira kandi. Aravuga ati nge ndumva ibintu bigoye cyane ati ibintu biracyagoranye cyane bisabwa ko nawe washiramo akaboko cyangwa se ugashiramo imbaraga zawe kuko bitihise dushobora kwisanga ibintu byaturenze byarenze ubushobozi bwacu. Atifu nzi ko mu mutima we kakigukunda kuko yigeze no kumera nk'ari kukumbaza amakuru ariko ukabona mu mutima yagiye kure. Avuga ati ntukizere ibinyoma by'abagabo n'akarimi keza kabo. Niyo siko namwe twamenye ko ari byo mukunda. N'umukobwa gisa munambwira ati mana yanjye uzi ko none wise mbona ndi kwibaza impamvu utajya muri Miss Rwanda kwakura areba mu ndorerwamo agahita kwirengagiza akemera ukuri kumubwira ibinyoma kumubwira. Aravuga ati none ubwo turaza kugenza gute ati none se mbareke atoya ukomeze kumpa amakuru matwere kanjye yakunino ariko uzajya rukaruka tera higiro bya buri kanya agasiseme katangiye kuza bya bimenyetso mwese muzi ndyemenyetso mwibonamo ko bati harahiye. None uyu mukobwa atangira kugira ubwoba ariko naza arakomanga aravuga ati umva ninjire. Aravuga ati humura ndaje nuko mfite ubwoba atangira kwikora kunda watwiti yande byagenze bite muzihe nzira mukomeze kugura amakanzu meza n'imyenda myiza mnyuze ku rubuga rwitwa nkubashop.com. Baze kutaragura ni t-shirt gusa ipantaro kuri make ntazo umujye mubona natangiye 600 7 ndavuga iz'abahungu. Ageza kunambwira ati umva hariga nta bintu byadanjire bakugena kwa muganga bajye kugupimisha wana nta bintu byadanjire. Bamubwira ati ntuse ko mbona utameze neza. Ubwo atoya ni bya byo kwa mfite stress nkumva simeze neza kandi nziko nabyo bibazo ujye bigira iyo ufite stress ufite ubwoba nziko nawe ibibazo ujye bigira nanjye bitangiye kumba. Ambwira ati humura byose biraza kugenda neza ngi ndaba ndi ku ruhande rwawe ndaba ndi kumwe nawe humura nta kintu naza kuba. Angira gusara byumva baraza barayambirana bagiye ngo niyemere bamujyane kwa muganga. Mbaze nibagera kwa muganga ubwo biragenda bite turacyari agasobanuye kacu kari guca kuri tubicene kari guca kuri tubicene twa Bera Films batwereka kuri no babandi babiri uyavuga tumva ati nkene kwa nareba ibipapuro by'iki kibanza tukamenya koko nimba twahubaka nimba bo mwaguze nabo utarabashizeho agahato bakabikugurisha mbega mu buryo bw'uburiganya ku buryo bazabona ikinamba kimaze kugera hejuru bakadusenyesha cyangwa se bagahita batuza. Urumva ari umuntu ashobora kuza kubaka inyubako ikomeye mu isambu yawe ukamurika ukamwihorera atanagusabye cyangwa se yaraguze n'umujura cyangwa se n'umutubuzi ababandi bita abatubuzi cyangwa se abasikama yamara kuzamura etage ya danje ugatwa ati mvira mu isambu yanjye ati gute ukazana icyangombwa bagasanga ari wowe ufite icyangombwa cya danje nimba iyo parcelle yaraguraga miliyoni 30 miliyoni 100 baraziguhereza ube hungutse mu buryo bwa bwereye. Ntabwo avuga ngo urabona oya utwa ati ngiye aje kuba katatsa by'uburenganzira isambu ni yanjye agasenye cyangwa se akakwishyura iyo ushaka nuko uyahita avuga ati ntago nabyumva ati yego rwose niko igomba kugenda kuko ati ubundi kukindi gukorana nawe ati oya ibintu biroroshye nuko nshaka kugira ngo verifie hajya bayita gute ntagariga bira bintu UPI ndi kugira tuzume UPI ndebe koko nimba
byaba bikubaruyeho hanyuma turebe ko twatangira gukorana. Kadira avuga tumva ngiye ibyo bintu niko nabiri kuninza kandi ngiye kujya kureba Angela wanjye yatinze ntago azi ko amaze kumugambanira amasaha yatinze ngiye kujya kumufata amasaha twumvikanye dore ngiye yageze kandi ari kundengana ndimo gutinda. Aravuga ati nta mpamvu yo kwihutisha ubukwe nanjye nazi twakundanye imyaka 15 turabana ariko ubu nta kibazo. Aravuga ati ngiye ntago nkunda ariko abantu barashaka kungira inama. Ati ubwumva ikintu ngiye kukubwira ndashaka kukubwira ko ndashaka kugira ngo nkubwire ko ibi byose uri kumbwira nta nama yawe nakwemera kanjye kure umukunzi wanjye ibindi byose bizaza nyuma kandi ikindi nzajya ndivugana na muzehe Zigi izo nama zawe ntago nzishaka. Aravuga ati tuza nuko ndi kugerageza kumera ngo ndi kukugira inama ariko nta kibazo kirimo. Ati ngiye kujya gufata umukunzi wanjye Angela rero. Ati genda nukuri kw'Imana urugendo rwiza nk'ubugari bwaraye. Uyu nakata imodoka ajye kureba umukunzi wiwe nyine ngo amasaha yamucikanye agiye gutwera umukunzi wiwe ngo cyane ngo kashaka kwihutisha ubukwe ngo wite buba vuba. Ese burabukwe buzagenda bute mwokagira Imana mwe kwanjira nawe ko dusize agiye kwa muganga ibintu byanjira biraza kurangira bitereba kuri screen ciza kandi gasobanuye burakareba mu gihe mukanya ngiye kukuzanira kandi bye.